بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. شيخ عبد المحسن، ومشيخ بيت الشيخ عبد المحسن mwene Muhammad Al-Qasim, akaba ari imam wa Masjid Nabawi, akaba yashyizeho mutuni, yakusanyije mutuni no kuva kera zabaga zihari, ariko yagiye areba mutuni zimwe na zimwe agenda azikusanya, ashyiraho gahunda nyine yo kuba zazajya zifatwa mu mutwe, abantu bagakora ibizamini barangiza kubona za shahada. Naam. Uyu nguyu akaba ari mutun talib al-ilmi, akaba ari mutuni wa mbere, ariko ibi tubivuze tugira ngo dusobanure uburyo yashyizeho bwiza yahisemo, yabonye yuko bwafasha umunyeshuri guhifaza mutuni kubwo kuba yashyizeho uburyo bwo guhifaza mutuni, agenda yandika uburyo nyine umuntu yahifazamo n'ibyiza rimwe n'imwe byo kwifaza, no kubwo kuba hari imvugo ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, hagira ati ngo twahifaje byinshi, ngo ariko ibyatugirira akamaro ni bike twahifaje. Mbese aravuga ati twize byinshi, ngo ariko ibyatugirira akamaro ni bike twahifaje. Tuvuze ibi ngibi dushaka kuvuga yuko ubumenyi nyine bw'idini, abamenyi bakomeye bagiye bandika, urebye muri buri somo, muri buri fani, bagenda bashyiraho umutuni w'intangiriro kugira ngo byorohereze umunyeshuri abashe kuba byamworohera mu kwiga no mu kubasha kuba yasobanukirwa ibyo ari kwiga, yaba ari muri tafsiri, yaba muri fiqh, yaba muri aqida. Ugasanga ibyo rero mutuni ishobora kuba ari hadith, ishobora kuba ari aya, niko turubuze kubibona. Naam. Ubwo rero twihuse, uburyo bwo guhifaza, Sheikh Abdul Muhsin Qasim yavuze ashalu tariqatin li hifdhi al-mutun, uburyo bworoshye bwo guhifaza mutun, al-mudawamatu ala hifdhi al-mutuni, ni uguhozaho muri uku guhifaza kwawe kwa mutuni, wa adamu likthari min al-mahfudh al-yawmiyyi, no kwirinda guhifaza kuri bya bindi uhifaza bya buri munsi, ukaba wahifaza byinshi. Wa ta'anni fil hifdhi, no guhifaza gake gake, ukirinda kuba wakwihuta mu guhifaza, nyine ukahifaza bike, wangiza ugaharanira ko bigumana mu mutwe. Huwa nahjul ulamai, nibwo buryo bw'abamenyi, niyo nzira abamenyi banyuzemo, cyangwa nibwo buryo bakoreshaga. Qala az-Zuhri rahimahullah, az-Zuhri yaravuze ati Allah mugire impuhwe, innama jama'na hadha al-ilma bil hadithi wal hadithaini wal mas'alati wal mas'alataini. Innama jama'na hadha al-ilma, mu by'ukuri twakusanyije ubumenyi, mbese mu kubwiga kugira aho tugeze, bil hadithi wal hadithaini, duhifaza hadith imwe tukayisobanukirwa tukamenya ikigamijwe n'ikirimo, wal hadithaini, na hadithi cyangwa hadith ebyiri, wal mas'alati wal mas'alataini, cyangwa twahifaza mas'ala imwe cyangwa tukahifaza mas'ala ebyiri, ariko tukabasha gusobanukirwa mu buryo bwagutse icyo abamenyi bajya bisobanura bivugaho. Wal matnu, naho iyo matni nayo twita ngo ni mutuni, naho iyo matni imma an yakuna hadithan ani nabiy sallallahu alaihi wasallam, ishobora kuba ari hadith dukomora ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yakuna nathran, cyangwa ishobora kuba ari amagambo yandi asanzwe uko aya ngaya yanditse muri ubu buryo, niyo bita nathru, wa awu nadhman, cyangwa bikaba biri mu buryo bw'igisigo. Ubwo rero mutuni ni kimwe muri ibyo bintu bitatu, cyangwa byose bikaba biri hamwe. Ugasanga ni agatabo ariko karimo hadith, cyangwa harimo aya za Quran, harimo n'amagambo yandi yamenye bagiye bandika, hakaba harimo n'ibyo bisigo, cyangwa bigizwe mu buryo bw'igisigo gusa, cyangwa mu buryo bw'aya magambo, cyangwa mu buryo bwa hadith. Naam. Urugero Umdatul Ahkam tuvuga yuko ari mutuni, Bulughul Maram tuvuga yuko ari mutuni ya fiqh.
itwigisha amasomo ya fiqh. Dukomeje, Sheikh uburyo bari bwiza kubwo kuba tuba tubukura ku mushekh uzwi. Naam, kandi ikindi uri kumwe n'abanyeshuri ku bwinshi kandi ubona nabishyize muri mutuni ze mu ya mbere mu ya kabiri kuzamura no mu zindi mituni, uko bigenda bigaruka muri buri gatabo niba bigaragaza agaciro k'icyo kintu yashyizemo. Wa miqdaru ma tahfadhu min almutuni ma yali, n'igipimo umuntu yahifaza muri mutuni ni iki gikurikira. Icya mbere, idha kana almatnu almahfudhu, igihe iyo matni uri guhifaza min mutuni alhadithi, ari zimwe muri mutuni za hadithi, fahfadh kulla yawmin, ujye uhifaza buri munsi 3 ahaditha, ujye uhifaza buri munsi hadithi 3. Mbese ubwo uhifaza imwe cyangwa 2 cyangwa 3, ariko wirinde kuba wahifaza hadithi nyinshi, kuko intego ntabwo ari uguhifaza ngo uhite ubyibagirwa, ahubwo icyo ugomba kuzirikana mu kwiga kwawe no mu guhifaza kwawe ni ukuba wabihozaho. Naam, dukomeje, Sheikh yakomeje avuga ikintu cya kabiri yagiriye inama mu buryo bwo guhifaza. Wa idha kana nathran, naho iyo biri mu magambo yandi asanzwe, fahfadh jumlatan mufida, ujye uhifaza interuro nyine itanga inyungu, wahisoma ugasobanukirwa ikigamijwe n'ikigambiriwe, minhu, muri iyo nathro nyine, muri ako gatabo kandi k'amagambo yandi yanditswe muri ubu buryo turi kubona nyine. La tazidu ala 5 asطر, ariko muri iyo jumla, muri iyo nteruro itanga ubusobanuro yuzuye ariko itarengeje imirongo nanone 5. 5 asطر, itarengeje imirongo 5. None gatatu, wa idha kana manzuman, naho iyo biri mu buryo bw'igisigo, fala tazid ala hifdhi 3 abyatin. Naam, ntukajye urenza kuba wahifaza imirongo 3, ariko uburyo biba bikoze ni igice kimwe kiba naam, ukuba utarenze nyine abyat 3. Naam, ubu nyenda urugero nka albayquni cyangwa naam. Dukomeje mu gusobanura urugero kugira ngo wenda byumvikane, uyu mutuni bita shurutu salah wa arkanuha wa wajibatuha, ikaba ari mutuni ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iyi ngiyi uburyo imeze twahita yuko ni nathru, uri kubona uburyo nyine ya shurutu salah 9, kondisiyo z'isala ni 9, hari isilamu wal aqlu wat tamyiz, gutyo gukomeza. Ibi ngibi mu buryo bwa an-nathru. None tugiye kureba uburyo bwa nathru, bwa nazmu, an-nazmu, uburyo biba bimeze nabyo inshallah. Naam, naho nk'uyu mutuni, iyi mituni yindi, iyi ngiyi bita tuhfatul atfali wal ghilmani fi tajwid al-Qur'ani, ikaba ari iyi ngiyi, ikaba ari mu buryo bwa nazmu, ritwigisha tajwidi mu buryo ariko bw'igisigo, li Sulaiman bin Hussein al-Jamzuri, mwene Muhammad al-Jamzuri. Naam, hano dore ko bahise banavuga ngo adad al-abyat, umubare w'izo abyat arizo turi gushaka kugaragaza gusa zitumye tuza aha ngaha ni 61. Ubwo rero navuze ati, iyo tuvuze ati narenze abyat 3 arizo Sheikh yakoresha hariya, ubwo iyi ngiyi ni 1, ubu iyi ni 2, iyi ni 3, kuko akenshi iyo byanditse mu bindi bitabo binini ni uko yenda bayiti ya mbere biturutse hano ikagera nka hano, noneho hano agacamo umwanya wongeza agashyiraho n'iyi bayiti yindi ya 2, ubwo ikaba ari 1 ariko ifite a b, ifite ubwo nyine a na b, ifite a na b, ubwo nyine ni ikagira a na b, hakaba haciyemo umwanya. uri kubona ni mu buryo bw'igisigo. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwa al-Jamzuri, gutyo. Ibi ngibi nibyo bita mu buryo bw'igisigo. Naam, dukomeje,
wa idha kana manzuman, iyo ari mu buryo bw'igisigo, ubwo nyine ari mu tuni rw'ifaza ariko mu buryo bw'igisigo, fala tazid ala hifdhi thalathati abyati, ntuzigera urenza mu guhifaza kwawe ibisigo iriya mirongo itatu, ubwo nyine umurongo rimwe ikaba ifite ab na kabiri ikaba ifite ab gutyo, ubwo nyine rimwe kabiri gatatu, ubwo muri tukaba twavuga ati ikaba ifite ibice bitandatu, ntabwo twabibonye. wa bihadha almiqdari, ndabona hano bashyizeho maqdari. Mbese kuri icyo gipimo almutaanni, kuri wa wundi uri guhifaza gake gake, ma'a takrari, agumya asubiramo, yarusakhu almahfudhu, bya bindi wahifaje byicara mu bwenge bwawe ukabigumana, biidhnillahi, ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ubwo inshallah ubwo tuzakomeza hano dusobanura wa tariqatu hifdhil mutuni ma yali. Ibyo tumaze kubona ni igipimo cyuhifaza icyo yakagombye gufata. Ahanga noneho tuzakomeza twiga tureba uburyo bwo guhifaza noneho iyo mutuni. Si mutuni yingi gusa, ni mituni yari yose niyo izamenye bagiye bakusanya mu masomo agiye atandukanye. Naam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.